icyambu uyu mugoroba ukakira gukira burundu uyu mugoroba. Icyambu uyu mugoroba ukakira agakiza wowe utagafite. Icyambu uyu mugoroba Imana ikongera ikakuzuza, ikongera ugasendererwa muri uyu mugoroba. Nicyo cyifuzo gikomeye Imana yumva. Ni isengesho ryahindura ubuzima bwawe, ni isengesho ryahindura umutima wawe. Uwo nguwo niwe Imana ishishikariye, uwo ni wo watumye Imana yohereza. Ari hano n'amajwi yacu gusa. Ari hano, ari hano. Bivuge gutyo. Ari hano, ari hano, yes, ari hano. Wahezagire atureme imitima, ari hano ngo aduhezagire, ari hano ngo aduhezagire, aturemesha dukize, nitwizere ijambo rye. Reka musabe utege ibiganza byawe imbere y'Imana. Imana nta kindi cyayizanye hano, yaje kuturema imitima, yaje kuduhezagira, yaje kuduha umugisha, yaje kuduhindura, yaje kutweza, yaje ashaka wowe. Iyo turamya Imana habamo imbaraga zo kwakira imbaraga z'ubumana muri twebwe, zo kwakira ibyo dukeneye ku Mana yacu. Ni Imana yasezeranye natwe kwizabana natwe. Ni Imana yavuze ko icyo tuzasaba cyose binyuze mu mwana wayo Yesu Kristo izakiduha. Ndumva nyoborwa ko uyu mwanya wabwira Imana ikintu wumva kibangamiye umutima wawe, cyangwa se umutwaro waje gutura imbere y'Imana. Umubwire uyu mwanya ukoreshe, umubwire. Yaje kuguhezagira kwa mbere ni ukukweza ibyaha, yarangiza akagutura umutwaro wikoreye ku bitugu byawe. Yes, mubwire ibyuzuye. Turagukunda Yesu, ni wowe nshuti idahinduka. Tekereza ku rukundo rw'Imana igukunda. Uyu munsi yataba Imana tuba turi ahandi, ubuzima bwacu buba bwaribagiranye, ariko kubera ko Imana idukunda, uyu munsi dufite ibyiringiro by'ejo hazaza. Turabo turi bo kubera urukundo rw'Imana.
kingura umutima wawe uganire n'Imana. Kuramya Imana birenze indirimbo, gusabana n'Imana birenze indirimbo. Kingura umutima wawe umubwire icyuzuye umutima. Niba utari no kumwumva mubwire ngo ntago ndimo kukumva. Niba utaranamumenya mubwire ngo uvuga ngo sindakumenya, ahari uyu munsi nakumenya. Niba utaramubona vuga ngo Yesu uyu munsi ndashaka kukubona kuko sindakubona. Nkinguye umutima wanjye kugira ngo mpure nawe, ubuzima bwanjye buhinduke. Munyemerera ababishoboye duhagarare ku maguru yacu. Kuramya Imana birenze indirimbo twaririmba, birenze amarira twarira, birenze amagambo twavuga. Gira amagambo mubwira tutarakomeza kuririmba, gira amagambo aturuka mu mutima wawe umwibwirire. Niba umukunda mubwire ngo ndagukunda Yesu. Niba umwifuza mubwire ngo ndakwifuza Yesu. Niryo jambo mfite kukubwira uyu munsi. Niba wifuza imbaraga mubwire ngo ndifuza imbaraga kuko numva ncitse intege. Niba hari ibikugoye mubwire ngo Yesu, wowe udahwema kumva intore zawe zigutakira ku manywa na nijoro, uyu munsi unyumve unture uyu mutwaro. Yesu, uri inshuti nziza, iyo nkugeze imbere ndatuza, mahoro yawe ameze nk'imigezi, binyibutsa kuri umubyeyi wanjye, kuko ngufite ntacyo nzatinya. Iyo nkugeze imbere ndatuza, mahoro yawe ameze nk'imigezi, binyibutsa kuri umubyeyi wanjye, kuko ngufite ntacyo nzatinya. Twese iyo nkugeze imbere ndatuza mwami. Iyo nkugeze imbere ndatuza, amahoro yawe ameze nk'imigezi, binyibutsa kuri umubyeyi wanjye mwami, binyibutsa kuri umubyeyi wanjye, kuko ngufite ntacyo nzatinya, kuko ngufite ntacyo nzatinya. Kongere kandi iyo nkugeze imbere ndatuza mwami. Iyo nkugeze imbere ndatuza, amahoro yawe ameze nk'imigezi, binyibutsa kuri papa, binyibutsa kuri umubyeyi wanjye, kuko ngufite ntacyo nzatinya mwami, kuko ngufite ntacyo nzatinya. Wazamura ibiganza ukongera kumubwira ngo iyo nkugeze imbere ndatuza. Iyo nkugeze imbere ndatuza, amahoro yawe ameze nk'imigezi, maze
binyibutsa kuri umubyeyi wanjye, kuko ngufite ntacyo nzatinya. Uri inshuti idasanzwe, uri inshuti idasanzwe, ni wowe gusa, ni wowe nzigamyeho. Uri inshuti idasanzwe, uri inshuti idasanzwe, umubyeyi udahemuka, ni wowe nzigamyeho. Uri inshuti idasanzwe, uri inshuti idasanzwe, ni wowe gusa ubuzima bwanjye buhagazeho, ni wowe nzigamyeho. Uri inshuti idasanzwe, uri inshuti idasanzwe, ni wowe utajya uhemuka, ni wowe utajya uhemuka, ni wowe nzigamyeho. Uri inshuti idasanzwe, uri inshuti idasanzwe, ubuzima bwacu ni wowe bushingiyeho, ni wowe nzigamyeho. Uri inshuti idasanzwe mwami Yesu, uri inshuti idasanzwe, utajya uhemuka, utajya utererana abakwisunze, ni wowe nzigamyeho. Uri inshuti idasanzwe, ni wowe, ni wowe, ni wowe nzigamyeho. Uri inshuti idatererana abakwisunze, uri inshuti idasanzwe, ubuzima bwacu bwarakubonye mwami, ni wowe nzigamyeho. Uri inshuti idasanzwe, ubuzima butagufite ntacyo buvuze, ni wowe nzigamyeho. Uru mwami uhambaye, inshuti itarambirwa, ni wowe dukeneye, mwami ndategereje. Data uri inshuti nziza, uri amahoro yacu, ubuzima bwacu, uri imbaraga zacu. Igerera umuntu ukwegereye umufata ikiganza, igerera umuntu ukwegereye umwe cyangwa babiri bafate mu kiganza. Ndumva hari ukuntu Imana igiye kutwuzuza. Buri muntu wese afite ikintu akeneye ku Mana, inzara afite akeneye ko Imana ihaza yuzura, aho ngaho niho Imana igiye kukuzuza. Ariko biraterwa n'ukuntu bishaka, biraterwa n'ukuntu ufite inzara n'inyota. Zamura iyo nzara yawe n'inyota, ubwire Imana ngo nyuzuza mwami, nyuzuza. Niba ari ukuzura umwuka wera, mubwire ngo nyuzura mwami, niyo nzara mfite.
niba ari inyota y'Imana, bwira Imana ngo nyuzura mwami, niyo nyota mfite. Niba ari inyota y'ikindi, niba ari inzara y'ikindi, mubwire ngo mwami, dore inzara mfite ngiyi, dore inyota mfite ngiyi uyu mugoroba. Ntacyo byatumarira kuza mu nzu y'Imana ariko tugatahira aho ngaho, tukaririmba ariko tugatahira aho ngaho, kandi hari ikintu Imana ifite mu biganza byayo ishaka kuduha. Ngaho bwira Imana ikuzuze, zamura ijwi ryawe, bwira Imana ikuzuze, uti dufatanye mu biganza mwami, turifuza kutwuzura, utwuzuze, duhaze iyi nzara n'inyota dufite yo kukuramya, inzara n'inyota dufite yo gusabana nawe. Yuzure mwami, yuzure. Ni wowe dukeneye, ni wowe twifuza, ubuzima bwacu ni wowe busonzeye mwami. Mwamushyizwe hejuru, mwamushyizwe hejuru, wera wera Adonai. Mwamushyizwe hejuru, mwamushyizwe hejuru, wera wera Adonai. Mwamushyizwe hejuru, mwamushyizwe hejuru, mwamushyizwe hejuru, wera wera Adonai. Mwami tugushyize hejuru, mwamushyizwe hejuru, mwamushyizwe hejuru, wera wera Adonai. Mwami tugushyize hejuru uyu mugoroba mwami, mwamushyizwe hejuru, mwamushyizwe hejuru, mwamushyizwe hejuru, mwamushyizwe hejuru, mwamushyizwe hejuru, wera wera mwamushyizwe hejuru, mwamushyizwe nawuhanye nawe, mwamushyizwe tugushyize hejuru, tugushyize, namushyizwe hejuru, namushyizwe hejuru, wera wera Adonai. Turongeye kandi tukuzamura icyubahiro, mwamushyizwe, namushyizwe hejuru, mwamushyizwe hejuru, wera wera Adonai. Reka n'amajwi yacu tubiririmbe uti mwamushyizwe, mwamushyizwe hejuru, mwamushyizwe hejuru, wera wera Adonai. Yego itorero twazamura amajwi cyane kandi uti mwamushyizwe hejuru, ibi ni ibiganza by'abo wacunguje amaraso yawe biri hejuru. Aya ni amajwi tuzamuye tukuramya Kristo ngo mwamushyizwe hejuru, mwamushyizwe hejuru, mwamushyizwe hejuru, wera wera
nanone twese kandi cyane mwamushyizwe hejuru wera wera Adonai mwami tuguhaye icyubahiro mwamushyizwe hejuru mwamushyizwe hejuru wera wera Lord, we lift your name on high. Lord, we lift your name on high. Holy, holy Adonai. Lord, we lift your name on high. Lord, we lift your name on high. Holy, holy Adonai. Mwamushyizwe hejuru mwamushyizwe hejuru wera wera lift your name on high, King of glory. Turakuramya mwamushyizwe mwamushyizwe hejuru mwamushyizwe hejuru wera wera urakwiriye icyubahiro mwami uko ibizima n'abamarayika bakuramya natwe abo waremye abo wacunguye turakuramya uyu mugoroba tuguhaye icyubahiro mwami tugushyize hejuru turabizi wishimira ab'imitima imenetse iyo ngiyo waravuze ngo ntabwo uzayirengagiza iyo ntabwo uzayinyuraho iyo ntabwo uzayicaho iyo niyo dushashe imbere yawe mwami iyo niyo dusutse imbere yawe tuvuga ngo there's no one like you, King of glory. Mwamushyizwe hejuru mwamushyizwe hejuru wera wera mwamushyizwe hejuru mwamushyizwe hejuru wera wera kora byose ni byiza kuko ubikora urukundo ibyo uvuga byose ni ukuri kuko ubivuga mu rukundo nisanze mu rukundo rwawe wambereye uburuhukiro ubuntu bwawe bumpagije ndi kumwe nawe wongera umvire ngo nisanze mu rukundo rwawe nisanze mu rukundo
ryawe kandi ijwi ryawe rindutira amajwi yose n'amanura. dusure muti kandi ijwi ryawe mwami, kandi ijwi ryawe rindutira aya majwi yose, rindutira amajwi yose n'amanumva. tuti ibyo ukora mwami, ibyo ukora byose ni byiza, kuko ubikora n'urukundo. ibyo uvuga byose, ibyo uvuga byose ni ukuri, kuko ubivuga n'urukundo. nisanze mu rukundo, nisanze mu rukundo rwawe, wambereye uburuhukiro. ubuntu bwawe, ubuntu bwawe bumpagije, ndi kumwe nawe ndarutse, ndi kumwe nawe, ndi kumwe nawe ndarutse. nami turarutse. Ayi, umva wajuruwe, uhora unyibutsa aya magambo, ugiye kimanza mu magambo y'ibinyoma, n'umukunzi Yesu n'umukunzi. Ayi, umva wanjuruwe, uhora unyibutsa aya magambo mu bihe by'imanza, imanza mu magambo y'ibinyoma, n'umukunzi yego Yesu n'umukunzi. twongere tubisubire ngo ayi wajuruwe, Ayi, umva wajuruwe, uhora unyibutsa aya magambo, mu bihe by'imanza mu magambo y'ibinyoma, n'umukunzi Yesu n'umukunzi. uti n'umukunzi, n'umukunzi Yesu n'umukunzi. n'umukunzi, n'umukunzi Yesu n'umukunzi. uti mu mafu ya nimusi, mu mafu ya nimusi, izuba rinyibutsa ineza y'umukunzi wanjye. mu mafu, mu mafu ya nimusi, izuba rinyibutsa
nanone kandi ai wanjuruwe ai umva wanjuruwe uhora uributsa ya magambo ubiye imanza mu magambo Yesu n'umukunzi 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 Yesu n'umukunzi mu mafu yani musi mu mafu yani musi izuba ryibutsa ineza nzazamura ibendera vuga icyo mwami wankoreye kuko utari umuntu maze ngo witiranye icyo wagennye ku buzima bwanjye amajwi yacu nanjye icyo nzakora nzazamura ibendera vuga icyo mwami wankoreye kuko utari umuntu maze ngo witiranye icyo wagennye ku buzima bwanjye nanjye icyo nzakora nzazamura ibendera vuga icyo mwami wankoreye kuko utari umuntu ngo ubeshye kuko utari umuntu maze ngo witiranye icyo wagennye ubuzima kuko utari umuntu kuko utari umuntu maze ngo witiranye umugambi wawe icyo wagennye ku buzima bwawe ongera ubihamye uti nturi umuntu ngo witiranye ibyo wamvuzeho kuko utari umuntu maze ngo witiranye icyo wagennye ku buzima bwawe kuko utari umuntu maze ngo witiranye icyo wagennye
Imana yavuze ku buzima bwawe ntabwo izagiha undi, ni icyawe. Umugambi w'Imana ku buzima bwawe n'uwawe, ntabwo ari uwundi muntu. Amasezerano Imana yaguhaye n'ayawe uzayageramo, ntabwo ari ay'undi muntu. Ikindi kandi ntabwo ari onkle ngo azagira bimwe aguha ibindi abyihorere. Ntabwo ari tante, ntabwo ari tantine ngo yibagirwe cyangwa yitiranye ibyo yavuze. Amasezerano ye ku buzima bwawe azasohora. Kuko utari umuntu maze ngo witiranye ibyo wavuze ku buzima bwanjye. Oya nuri umuntu maze ngo witiranye ibyo wabitse ku buzima bwanjye. Oya nuri umuntu maze ngo witiranye amasezerano y'ubuzima. Niyo mpamvu ngukunda mwami wanjye, niyo mpamvu nkwirata, niyo mpamvu nkuvuga nshize amanga, niyo mpamvu ntagira isoni zo kukwamamaza. Ntabwo uri umuntu, ikiganza cyawe twarakibonye mu buzima bwacu. Ababonye ikiganza cy'Imana reka tubihamye. Impundu n'amashyi kwa Yesu. Uwo mwami ntajya yitiranya ibyo yavuze ku buzima bwacu. Imana yavuze kuri iri torero ntaho kizajya, ntaho kizajya. Maze ngo witiranye ibyo wagennye ubuzima bwanjye. Ntabwo umugisha wa Esawu Yakobo azawutwara, ntabwo bishoboka, ntabwo bishoboka. witiranye mwana. Haleluya. Ibyo wangeneye mwami ku buzima bwawe. Nzogera kucyo yavuze, nzogera naho yambwiye, kuko Imana atari umuntu mwibeshye. Iyo ivuze biraba, yategeka bigakomera, ifite ijambo rya nyuma kuri njye. Hariho ndi kuvugana nawe, hariho ndimo kubwira. Wari wabuze inzira mu buzima, ariko uzagerayo, humura, uzagerayo. Nzogera kucyo
bigakomera, niyo ifite ijambo rya nyuma ku buzima bwawe. Iyo ivuze biraba, yategeka bigakomera, niyo ifite ijambo rya nyuma. Tubihamye kandi yivuze biraba. Iyo ivuze biraba, yategeka bigakomera, ifite ijambo rya nyuma kuri jye. Yivuze biraba. Iyo ivuze biraba, yategeka bigakomera, ifite ijambo rya nyuma kuri jye. Yesu urakomeye. Twamushima, 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 twamushima. Turagushima Yesu. Shimwa, shimwa, himbazwa Mwami Yesu. Umutima wuzuye ishimwe riva mu ijuru. Shimwa, himbazwa Mwami Yesu. Umutima wuzuyemo ishimwe riva mu ijuru. Shimwa, shimwa, himbazwa Mwami Yesu. Umutima wuzuyemo ishimwe riva mu ijuru. ubu nuzuye amahoro temba. Atemba ava mu ijuru. Yumvise gusenga kwanjye, asuka mu munezero. Shimwa, 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 himbazwa Mwami Yesu. Umutima wuzuyemo ishimwe riva mu ijuru. reka tuyamuha ayo mashyi izo mpundu. Urakwiriye Mwami. Urakwiriye, urakwiriye Mwami. Haleluya. Amasoza araburamo gatoya, ariko ndagira ngo dukomeze dutanga amaturo yo gushyigikira uyu murimo kandi dushyigikira ubwami bw'Imana. Akaba ari bwo buryo tubivugamo. Hariya baradushyiriraho kode ku bakoresha telefone, abafite kashi barakoresha utu twibo turi imbere hano,
Imana ibahe umugisha. Hanyuma nabwo ni ukuramya dukoresheje ibyo Imana yaduhaye. So Imana ibahe umugisha. Reka dukomeze, tugiye gusoza ariko mureke dufatanye n'icyo gikorwa cyo kuramya Imana. Imana ibahe umugisha. Yes, kambahe mbere yuko turirimba umunota duture, kuko ni byiza ko twubaha ibikorwa byose bibera mu nzu y'Imana. Amen. Yes, nabyo ni ukundi kuramya mu bundi buryo. Twitegure bakoresha telefone, bakoresha cash, nta kibazo twatambuka tugatura hanyuma tukaririmba. Imana ibahe umugisha. Reba mugenzi wawe mubwire ngo Imana ni nziza. Ongera ubihamye uti Imana ni nziza. Musekere, mwishimire, munezerwe, turi mu nzu y'Imana. Ngaho ni munyemere duhagarare duhimbaza Imana. Kwese nta wundi mfite, wundi mfite umvugira ku Mana. nta wundi mfite, Wundi mfite umvugira ku Mana. nta wundi mfite, Wundi mfite umvugira ku Mana. wowe humure, Wowe humure imitima ikwizera. ni wowe humure, Wowe humure imitima ikwizera. ni wowe humure ryacu, Wowe humure imitima ikwizera. nta wundi mfite, Nta wundi mfite umvugira, umvugira ku Mana. nta wundi mfite, Nta wundi mfite umvugira, umvugira ku Mana. ni wowe humure, Wowe humure imitima imitima ikwizera. Ebeneza, Ebeneza Mana wa tuzahuye. Ebeneza, Ebeneza Mana wa tuzahuye. Ebeneza, Ebeneza Mana wa tuzahuye, Ebeneza, Ebeneza Mana wa tuzahuye. nta wundi mfite, Nta wundi mfite umvugira, umvugira ku Mana. nta wundi mfite, Nta wundi mfite umvugira, umvugira ku Mana. Ebeneza, Ebeneza Mana wa Mana wa tuzahuye. Ebeneza.
mvugira ku Mana ni wowe humure ry'imitima ikwizeye nta wundi mfite mvugira ku Mana ni wowe humure wowe humure ry'imitima imitima ikwizeye Ebeneza 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 Mana wa tuzahuye Ebeneza Ebeneza tuzahuye Ebeneza Mana wa tuzahuye Ebeneza Ebeneza Mana wa tuzahuye n'amajwi yacu gusa Ebeneza Ebeneza Mani baho umugisha Ebeneza Kongere kandi Ebeneza Ebeneza Mana wa tuzahuye Ebeneza Ebeneza Mana wa tuzahuye Ebeneza Ebeneza Mana tuzahuye Komera Imana yacu amashimwe cyane Hallelujah 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 Reka twongere dushimira Imana tuyikomera amashyi menshi cyane Reka twongere tuyikomera amashyi arenze aho ngaho Nushobora kwivugiriza impundu ntacyo bitwaye Imana nayo irazikunda Reka tuyikomera amashyi menshi n'impundu nyinshi Hallelujah Reka nsaba umukozi w'Imana yongera atambuke hano ntabwo tugiye kuririmba amasaha yagiye nanze guca hagati ibihe twari turimo kugira ngo mupresente twaba turuhutseho gatoya ibihe twari turimo ntabwo byari kunyemerera ko mupresenta ariko niyo mahirwe mbonye kugira ngo mupresente nubwo yamajije kubahesha umugisha ese yabahesheje umugisha wenda n'umuntu mukuru araza kuza kwivugira nawe ariko nk'uwamutumiye reka mushimire nanamubabwire yitwa Steven ni umuyobozi wanjye by'umwihariko muri Afreo ni itsinda ni minisiteri ni itsinda rihuza abaririmbyi bose bo muri Kigali no hanze yaho gatoya ko nimba nyibamo kandi ntabi Kigali murumva ko ariko twe turi no muri Kigali niyo yayo so rero ni umuyobozi wanjye niwe ushinzwe organizinga iriya event ya Afreo niwe muntu biba biri ku mutwe ibintu byose niwe biba biri ku mutwe yes nimba ni timu nini nyine komite itegura ariko by'umwihariko we niwe ushinzwe event niwe managing iyo event murumva rero ko aba yakoze umurimo ukomeye ku bantu batayizi bari event nini no kubayijemo muzi ibihe biba birimo rero byose uri behind yabyo n'uyu nguyu so uyu munsi rero twagira umugisha wo kubana nawe uyu munsi kandi ndizera ko mwahawe umugisha amen so Imana imuha umugisha wenda mu magambo make yagira icyo avuga ntabwo yagenda atavuze
Imana imuhe umugisha. Yego. Yesu ashimwe. Amazina nyango yavuze, nitwa Nsengiyumva Steven. Ndi umuririmbyi ariko ndi umukristo mbere yuko mba umuririmbyi. Nteranira mu itorero bita Jubilee Revival Assembly kwa Pastor Kabanda Stanley na Julienne Kabanda. Nkaba no muri Afleo uko yari abivuze. Afleo nayita reka nkoresha ijambo wenda urugaga ruhuza rw'abaramyi cyangwa abaririmbyi bo mu Rwanda bose. Dutegura ibikorwa bitandukanye birimo gutegura ama event yo kuramya no guhimbaza, bigahuza abantu bose. Samu rero niho twamenyaniye cyane. Ni umukozi w'Imana mwiza. Ndamushimira yuko afite umutima mwiza, umutima w'Imana, umutima wo gutegura ibikorwa nk'ibi ngibi bihuza abantu kubw'icyubahiro cy'Imana gusa. Munyemerere tumushimire. Yes. Ngira ngo wenda kwivuga nsaho mbisoje. Ndagira ngo nanone mbashimire mwese muri rusange nk'itorero kudutumira, kuduha umwanya kugira ngo dukorere Imana. Ni amahirwe, tuyifata nk'amahirwe tuba tubonye yo gukorera Imana. Ndabashimiye nk'itorero Zion Temple. Imana ibahe umugisha kuba mwatwakiriye. Abashumba, Mama Pasteur, Imana ibahe umugisha. Mwakoze kutwakira hano mu rugo, twisanze kandi turumva tuguwe neza. Mwakoze kutwakira, Imana ibahe umugisha. Sam, mwakoze cyane. Nanezerewe, timu yose twakoranye, Imana ibahe umugisha. Natwe ni muzi wacu tuzabakira, sibyo? Imana ibahe umugisha. Ndumva ari ibyo ngibyo. Yego. Wow. So reka twongere tumushimire kandi tugiye, nta kibazo yaba yiruhukiye. Tugiye gusoza, ariko mbere y'uko dusoza ndifuza guhaho amahirwe abantu babiri. Umuntu wa mbere ni umuntu wifuza gutahana Kristo mu buzima bwe uyu mugoroba. Amen. Amen. Kuramya ni igikorwa cy'umwuka, ntabwo ari igikorwa cy'umubiri. Kandi udafite Kristo muri wowe ntushobora gukora ibintu by'umwuka, sibyo? So niyo mpamvu rero duhaye amahirwe umuntu wumva ashaka gutahana Kristo mu buzima bwe, aze. Abashumba barahari, bamufashe, bamusengere uyu mugoroba atahana ubuzima burimo Kristo. Nta ndirimbo turi butere. Nimba uhari ukaba wifuza kwakira Kristo uyu mugoroba, ntutahe utamwakiriye. Okay, yaryohewe rero. Undi wa kabiri nakira ni umuntu ushaka gushima Imana. Ndakiramo babiri kubera ko igihe cyagiye. Nimba wifuza gushima Imana, ko tuba turi mu kuramya no guhimbaza kandi Imana ikoreramo. Yesu ashimwe cyane. Mwibuke inkuru ni bande bari mu nzu y'imbohe baririmba Pawulo na Sila. Imana ibahe umugisha. Mwasoma. Hanyuma bari bafungiranywe, hanyuma bakora igikorwa cy'umwuka. Nimvuga cy'umwuka nuko ntavuze ngo bararirimbye gusa, kuko kuririmba ibyonyine ntibikingura, ntibituma Imana ikora. Ariko iyo ubikorera mu mwuka, Imana ibikoreramo. Niyo mpamvu nangiye mvuga ngo bakoze igikorwa cy'umwuka
bararirimba ariko baririmbira mu mwuka, hanyuma iminyururu yari baboshye iradohoka nta mbaraga bashyizemo, imiryango yari ikinze irikingura, barabohoka. Amen. Mu yandi magambo, iyo turimo turaramya, Imana ibirimo iraca imigozi, Imana ibirimo ibohora imitima y'abantu. So rero reka duha amahirwe uwo muntu wumva Imana yabohoye ubuzima bwe akumva yabidusangiza, ko si ngombwa nanone ko bose bavuga ko Imana nimba yakoze, ntabwo bose ariko bafungukira kuvuga uwo mwanya, ariko nimba wumva wabidusangiza, uzamura ikiganza cyawe umunota umwe umwe, hanyuma twakire mama pastor adusabire umugisha dutahe. Umuntu ushaka gushima Imana, ngwino hano turebe nimba hari n'undi. Ni abantu babiri gusa. Okay, ubwo ngubwo reka akoresha uwo mwanya n'indi mic. Shalom. Hallelujah. Hallelujah. Magaze imbere yanyu nshima Imana. Ndashima Imana ko nyihumeka umwuka w'abazima. Ni iby'agaciro kuba twaje muri uno mugoroba wo kuramya Imana no kwihimbaza, kuko nta kindi dukwiye kuramya kuri ino si, dukwiye kuramya Imana yonyine. Umutima wanjye ufungutse, niyo mpamvu umutima wanjye wafungutse, numva nongeye kumva ihumure ry'Uwiteka. Haleluya. Maze iminsi ndi muri gahunda zanjye, ariko numva nashyizemo umutima ariko zitarimo Imana. Haleluya. Ariko Imana iranyibukije, irambwira ati izo gahunda ni izanjye ahubwo. Haleluya. Imbwira ko arizo gahunda zayo, kunshyira mu nzira yayo, kongera kunyereka inzira yayo. Haleluya. Numvishe Imana iri muri nge, kuko ijambo ry'Imana tubwira ko turi urusengero rw'Imana. Numvishe nongeye kumva mbohotse kubera kuramya muri uyu mugoroba. Haleluya. Samuel, Imana iguhe umugisha kubw'uyu mugoroba wateguye. Ariko uyu mugoroba ndumva twakongera tugatera haleluya duhamya Uwiteka Imana ihora. Haleluya. Tukongera tukayitera ikagera hejuru, nabo mu isi yo hanze bakumva ko hano twaramije Imana, twongeye kumva ijwi ry'Imana. Hari abantu bari hanze batari kumva ijwi ry'Imana, ariko ni twebwe ibimenyetso byo kugira ngo babone ijwi ry'Imana. Ariko dusaba n'Imana kugira ngo tutaba abariganijwe, kugira ngo tube abereka babandi bo hanze ko nta kintu kiba hano, ahubwo hano haba ihumure, haba ubuzima. Haleluya. Hari umuhanzi aririmbye ngo hari ubuzima, ariko hano hari ubuzima. Haleluya. Reka dutere haleluya. Haleluya y'intsinzi ya Kristo. Haleluya. Kristo yaranesheje. Murabihamya? Nimuhaguruke tu. Haleluya. Sema amina. Haleluya. 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 Samuel, Professor, ibi bintu bizaba no muri arena. Tubiterere arena Imana igenda. Amen. Haleluya. Ntabwo mushaka ko Imana imenyekana. Imana igiye kumenyekana mu Banyarwanda. Haleluya. Tubiterere haleluya. Mwikirize ngo amen. Samu tuzamubone muri arena ari kuvuga ngo haleluya. Bimenyekane mu isi yose. Haleluya. Ngiye gutera imwe. Haleluya. Imana ihabwe icyubahiro. Haleluya. Ngaho tugihagaze mureke dusenge, twakire mama pastor adusabire umugisha. Ko mudahaguruka cyangwa muracyashaka kwigumira hano?
hari ikintu Imana numvishe inyongorera tugiye gusengera, reka tambuke nta kibazo. Tuzaza tubisengera buri ko twateranye, buri uko twagize amahirwe duterana ukwezi kurangiye. Tuzaza muri iyi spirit of worship, tuzaza dusengera ukwezi tugiye kujyamo, sibyo? Tugiye kujya buri uko tuzaza tuza hano, tuzaza dusengera ukwezi tugiye kwinjiramo. Turamye Imana, hanyuma uko kwezi tugusengere tugiye kwinjiramo nako tuzakuramyemo Imana, tuzongere dusengere ukundi kugiye kurikiramo ubwo buzima bwo gusengera ibihe tugiye kujyamo. Ndabizi neza ko bizababera ibihe by'umugisha kubera ko mwabisengeye. Imana ibahe umugisha, reka tumwakire. Murakoze. Dukomere Imana amashyi menshi cyane. Haleluya, haleluya. Imana ishimwe cyane. Asoreje ku kintu nanjye ngiye gutangiriraho, ngo kuramya n'ubuzima. Yesu ashimwe. Kuramya, ngira ngo hajya habaho ibiganiro bisobanura kuramya muri iyi gahunda n'ubundi, ariko kuramya no guhimbaza Imana ntabwo ari ukunguku kuririmba gusa, ahubwo n'ubuzima bw'umuntu wamenye Imana bwa buri munsi. Yesu ashimwe. Mu byo dukora, mu byo tuvuga, mu byo dutekereza. Haleluya. Ubuzima bwacu bujye buhora bushima kandi buramya Imana. Niko Imana iduhamagarira. Nta kindi yaturemeye usibye kwiramya. Yesu ashimwe. Imana ishimwe ko twese twakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza, ariko nifuje no kusoma aya magambo yo muri Bibiliya kugira ngo bijye bigufasha kumva ko ubuzima bwawe bugomba guhora buramya Imana uko byagenda kose. Yesu ashimwe. Haleluya. Inkuru za Daniyeli tujya tuzumva zo muri Daniyeli igice cya mbere ku murongo wa 8, ngo maze Daniyeli agambirira mu mutima we kutaziyandurisha ibyo kurya by'umwami cyangwa vino yanywaga, aricyo cyatumye yinginga. Icyo nashaka kuvuga ngo yagambiriye mu mutima. Yesu ashimwe. Ugambirire mu mutima wawe kujya uhora uramya Imana muri situation ariyo yose y'ubuzima. Yesu ashimwe. Nujya gusaba akazi bagashaka kugusaba ruswa, ujye uvuga ngo nagambiriye kuramya Imana umutima wanjye. Iko reka tugambirire mu mutima wacu kutaziyandurisha ibyo kurya by'ubwami. Imana ifite ubushobozi bwo kuguha buri kintu cyose wifuza igihe cyose wayiramije mu kuri no mu mwuka, kandi mu buzima bwawe bwose. Apana kuvuga ngo nzajya nibeta hanyuma ningera hano mbigenze gutya. Oya, n'ubuzima. Yesu ashimwe. Yosuwa nawe yaravuze ngo nuko noneho mwubahe Uwiteka mumukorere mu by'ukuri mutaryarya, kandi mukureho za mana basogokuruza banyu bakoreraga hakurya ya rwa ruzi no muri Egiputa. Mujye mukorera Uwiteka, kandi niba mutekereza ko ari bibi gukorera Uwiteka, uyu munsi nimwitoranirize uwo muzakorera. Niba ari izo mana basogokuruza bakoreraga zo hakurya ya rwa ruzi, cyangwa imana z'Abamori bene iki gihugu murimo, ariko njye n'inzu yanjye tuzakorera Uwiteka. Yesu ashimwe. Igihe uba uri mu bantu ngira ngo ukagira isoni zo guhamya Uwiteka, kandi iba ariyo opportunité yo kubwira abantu iby'Imana ikora n'uburyo irengera abantu bayo. Yesu ashimwe. Igihe cyose uzaba uri ahantu hose, uzaba uri situation yose uzaba urimo, uzavuge ngo ngewe ndi Uwiteka, ngomba kumukorera bigoye cyangwa byoroshye. Yesu ashimwe. Ni bumwe mu buryo bwo kuramya Imana. Imana ibaho umugisha. Imana iha umugisha
Samu na minisitiri muri rusange, kandi ni ukuri mujye mumushyigikira. Niba uza hano ukumva wanezerewe, nuko hari imbaraga biba byamutwaye, zaba izifatika, zaba iz'umubiri, zaba n'iz'umwuka. Mujye mumusengera, ndetse n'abo bakorana n'abashyitsi. Imana iguhe umugisha, uzadutahirize abo kwa Pastor Julienne, ni inshuti yacu. Sinzi niba waje hano wamubwiye, umubwire uti mvuye kwa Pastor Olivier na Nadege, arahita atumenya. Turamukunda cyane, nawe ni umukozi w'Imana ufasha abantu benshi. Imana ibaho umugisha. Aya masaha ni makeya saa. Uyu munsi ni kuwa gatanu, ejo ni kuwa gatandatu. Abantu benshi ntabwo bajya gusenga, ntabwo bajya ku kazi. Basi tujye dutangira saa 12, kuko saa 11 baba bakiri mu nzira bava ku kazi. Simbizi, muzabitekerezeho, dusabe wenda n'ubuyobozi bw'itorero, tujye duhera saa 12 nibura tugeze nka saa 4. Sibyo ra? Yewe numvaga aribwo bigitangira ubu. Yewe ndi busigare hano cyangwa se dushaka ukuntu. Yesu abaho umugisha, agendane namwe kandi akomeze abagirire neza. Ndibaza ko mutaheshe mumeze neza, nubwo nyine tuvuze ko tutari bwagereyo neza, ariko twagezeyo aho twari twagenewe uyu munsi. Imana ibaho umugisha. Kadusenge, nsaba bicaye bihangane bahaguruke dusenge. Data mwiza, mu izina rya Yesu turagushimiye, turaguhimbaje, turakunezerewe Mwami Imana yacu, kuko uyu mugoroba waduhaye ari umugoroba wongeye kutwibutsa ineza yawe, ari umugoroba wongeye kutwibutsa ab'agaciro turi imbere y'amaso yawe. Mwami Yesu, wongeye kutwereka urukundo rwawe, turwiyumvamo. Mwami Imana yacu, hari ibyo wakoze muri twebwe muri uyu mugoroba. Turagushimiye kandi turaguhimbaje. Reka udushoboze Mwami Yesu mu buryo bwose bwo kukuramya mu buzima bwacu bwa buri munsi. Ujye ubana natwe. Reka imbaraga z'umwuka wawe wera barizo zijya zituyobora mu buzima bwacu bwa buri munsi. Tugaragaza itandukaniro Mwami Yesu ry'abakumenye, kuko twarakumenye. Dufite ikimenyetso cy'amaraso yawe ku ruhanga rwacu. Mwami Yesu, dukwiye kuba itandukaniro muri sosiyete turimo, ahubwo abatubonye barusheho guhinduka, bahindukire kuri wowe Mwami Imana yacu. Turakwinginze kugira ngo ubuzima bwacu bube ubuzima bwo kukuramya umunsi ku munsi, mu bikorwa byacu bya buri munsi, mu magambo yacu ya buri munsi, mu bitekerezo byacu bya buri munsi. Mwami Yesu, iyi si irimo byinshi byanduza, irimo byinshi bisubiza umuntu inyuma mu gakiza, irimo byinshi byatuma Mwami Yesu umuntu yakuvaho. Ariko Mwami Yesu, ujye uhora utwibutsa abo turi bo imbere y'amaso yawe. Turagushimiye yuko utwumva kandi ukatwitaho, ugasubiza ibibazo by'imitima yacu, ukomora imitima yacu, ugakiza indwara Mwami Yesu mu buryo bwawe bwose bushoboka. Icyubahiro kibi cyawe. Turagushimiye kuri uyu mugoroba Mwami Yesu wateguye. Tugushimiye kuko washoboresheje buri muntu wese wagize uruhare mu kuwutegura. Uhabwe icyubahiro. Reka Mwami Yesu ubushobozi bwose busabwa kugira ngo kino gikorwa gikunde, gikoreke, gishoboke, ukomeze Mwami Yesu ubwagure no mu buryo bw'umwuka Mwami Yesu. Reka umuteguro wawe ujye uhora ari uwera. Reka umuteguro wawe ujye uhora ukumburwa. Reka Mwami Yesu umuteguro wawe tujye duhora tuwibuka. Kandi Mwami Imana yacu, ukomeze utugirire neza. Dusengeye ukwezi tugiye gutangira Mwami Yesu, kugira ngo uzabane natwe. Dusoje dushima tukuramya. Reka n'ukundi gutaha tuzakugendemo dushima kandi tukuramya. Mwami Yesu, ubwo tuzongera guhurira hano, tuzahure tuvuga imirimo n'ibitangaza wakoze mu buzima bwacu. Mwami, turagenda tukagira intege nke, ariko ni wowe utubyutsa. Uradukunda Mwami Yesu, urukundo rutangaje, urukundo umwana w'umuntu wari we wese atashobora kudukunda.
erega udukunda twagize nabi, erega udukunda twacumuye, erega udukunda twasubiye inyuma mwami Yesu. Niyo mpamvu urukundo rwawe rudasanzwe, niyo mpamvu tuzaguma mu mababa yawe, niyo mpamvu mwami Yesu tuzakomeza tukuramya tuguhimbaza. Ujye uturinda mwami Yesu ikintu cyose cyatuma tutaguhimbaza uko bikwiriye mu izina rya Yesu. Reka mwami tujye duhagarara dushikamye mu byo twizeye kandi duhagararanye nawe, kuko kuri bwacu twebwe ntacyo twakwishoboza. Komeza utugirire neza, tugiye mu ngo zacu ugendane natwe mwami Yesu, ubane natwe mu nzira tugenda, kandi mwami Yesu ukomeze uturindane n'abacu mu ngo zacu. Ugirire neza mwami Yesu buri muntu wese aho ari, n'abatabashije kubana natwe babyifuzaga ubagirire neza mwami. Dusabiye umugisha Steven, umugirire neza, ukomeze kumwagura mu mpano zawe wamuhaye, kandi mwami Yesu akomeze arinde ibyo kwizera, akomeze mwami Yesu agukorere, umuhe umugisha ndetse n'itorero aturukamo ubagirire neza. Icyubahiro kibi cyawe mu izina rya Yesu Kristo, amen. Yesu abaho umugisha, agendane namwe kandi musuhuzanye.